kuri proteine ndetse no korora azora. Yego. No kuvuga ngo ukuntu tworora amasazi, aya masazi atera amagi. Amagi yayo rero tuyafata tukayavanga na blanda ikoroza imeze nk'igikoma. Hano ntago twabizanye kubera ko kuba tuba tukiri duto turikiri n'amagi kuza kuzuba zirangirika. Rero iyo tuyivanze na blanda nyuma y'imisi 8 iba twatugituritura twavuyemo utunyo duto cyangwa se udupupa and then tugatangira kubivanga n'ibisigazwa by'ibiryo byo ku meza. Cyane cyane mu burengerazuba dukora kuri value chain 3. Value chain nicyo twita uruherekane nyongeragaciro. Dufite ibishyimbo bikungaye ku butare. Ibishyimbo bikungaye ku butare bwa fer na zinc byongera amaraso muri rusange, haba ku mama, abadamu batwite cyangwa se abakobwa bari mu kwezi kwabo urabizi amaraso batakaza. So dutekereza ko kuba barya ibishyimbo bikungaye ku butare atari ibishyimbo bisanzwe hari icyo bizafasha mu kubungabunga ubuzima bwabo. Murakoze, twongeye kubasuhuza hamwe mukurikiye niwo mwanya twongeye kugaruka. Twageze muri Expo ku Murindi y'ubuhinzi n'ubworozi, ariko tugeze kuri stand aho bagiye kudusobanurira ibijyanye n'ibyo bakora ndetse na service batanga muri rusange. Technology ahigeze ni hehe? Turavugana na bande nonaha? Murakoze, muravugana na Jean Pierre Murekezi, abandi project coordinator mu mushinga CMRFS. Tugenekeje mu Kinyarwanda nitwa Imirire Iboneye. Yego. Bishyirwa mu bikorwa n'ikigo cy'Abasuwisi cyitwa GAIN, Global Alliance for Improved Nutrition. Yego. Tukaba dukorera mu ntara y'Uburengerazuba mu turere 5 harimo Rusizi, Nyamasheke, Karongi, Nyabihu ndetse na Rutsiro. Yego. Yego. Tubasanze hano rero kuri stand muri Expo, mwaje kumurika iki muri rusange ibi dusanze kuri stand hano? Murakoze. Muri rusange umushinga wacu ugamije kurwanya imirire mibi ndetse no kurandura igwingira muri rusange ku bana bo munsi y'imyaka 2. Yego. Muzi neza ibipimo bigenda bisohoka bya statistique bigenda bigaragaza ibibazo by'igwingira mu turere dutandukanye, ugasanga igwingira riracyari hejuru. Yego. Gene rero yatekereje umushinga wo kuza gufasha leta y'u Rwanda mu kugira ngo habeho kugabanyuka kw'iyo mibare, izo statistique ndende zigaragaza igwingira rikabije mu turere. Umushinga wacu rero ucyugamije no kugabanya iryo gwingira ndetse n'imiriro mibi mu baturage cyase muri community muri rusange. Yego, murakoze cyane. Twe tuza hano kuri stand cyadukuriye cyane twabonye udusimba tw'amasazi, tubona n'inkoko. Amasazi n'inkoko bihuriye he niyo project yanyu? Ya, murakoze cyane. Wenda muri make kugira ngo ngere no ku masazi ndagucira muri make uburyo dukora nka GAIN kugira ngo turwanye igwingira cyangwa se imirire mibi muri rusange mu baturage cyangwa mu baturage bacu cyane cyane mu burengerazuba. Dukora kuri value chain 3. Value chain nicyo twita uruherekane nyongeragaciro. Dufite ibishyimbo bikungaye ku butare. Ibishyimbo bikungaye ku butare bwa fer na zinc byongera amaraso muri rusange, haba ku mama, abadamu batwite cyangwa se abakobwa bari mu kwezi kwabo urabizi amaraso batakaza. So dutekereza ko kuba barya ibishyimbo bikungaye ku butare atari ibishyimbo bisanzwe hari icyo bizafasha mu kubungabunga ubuzima bwabo. Nyuma y'ibyo tujya ku mbuto. Dufite umushinga nanone ukora ku biti by'imbuto kugira ngo ubuzima bw'umuturage cyangwa umunyarwanda bugende neza. Niburiye ubugomba kurenzaho urubuto tugiye mu masomo ajyanye n'imirire. Imbuto rero dufite ishami, dufite umushinga wo guteza imbere imbuto. Ibiti 5 kuri buri rugo. Niba warebye amafoto wabonye imbuto zitandukanye. Ziriya n'imbuto twagiye dutanga ibiti by'imbuto ku baturage by'ubwoko butandukanye. Twava ku biti by'imbuto tukajya no dukeneye n'ibikomoka ku matungo. Ibikomoka ku matungo byose biratandukanye, hari inyama zisanzwe, hari amata, hari iki. Ariko nka GAIN twarebye icyoroshye umuturage ashobora kubasha kwigondera. Urabizi igi rigura 200 ryahenda rikagura 150, ariko ikiro cy'inyama kigeze ku 9,000 ubu ngubu tuvugana. Ndakeka no mwicuma aho n'icumi biri kurenga. Rero nka GAIN twatekereje ese ni igihe gikomoka ku matungo dushobora kwinjiramo tugateza imbere
ku buryo gishobora kuramira umuturage cyangwa se gufasha muri kwa kurwanya rya gwingira. Tujya rero mu mushinga wo guteza imbere inkoko zitanga amagi arizo mu bwoko bwa sasu zishobora no kurisha no hanze. Buriya ziriya nkoko wabonye turaza kuzikwereka wenda tuzigusobanurira. Ni ubwoko bwihanganira bushobora kurisha cyangwa se ukanabibika no mu nzu. Ntabwo ari nk'izi z'inzungu zishobora gutungwa n'ibiryo by'imvaruganda gusa, izi ziranatora no hanze. Iby'amasazi babonye rero aho bihurira n'inkoko ari amasazi, wenda turaza kuguha n'umutekinisiye abisobanure neza. Buriya dufite umuparteneri bita Davet, azobereye cyane mu bworozi bw'inkoko. Mu gushyira mu bikorwa ya mishinga nakubwiye, ntago twe tubikora nka gene nk'ikigo, ahubwo twifashisha inzobere, imiryango ikorera mu Rwanda yigenga niyo idufasha gushyira mu bikorwa ya mishinga. Hariya rero dufite umushinga, ikigo bita Davet, ni kampani izobereye mu bworozi bw'inkoko. Ubwo rero iriya tekinoloji wabonye y'amasazi, ndaza gusaba uriya mugenzi wanjye abigusobanurire neza kurushaho, ariko nanjye amakuru makeya mbifiteho nuko ari amasazi ni uburyo bumwe bwo gukora ibiryo bikungahaye kuri proteine nyinshi. Iyo ni yakora ibiryo, nuvuga ngo ziriya sazi ni ibiryo. Donc biriya ntago tworeye amasazi ngo azaguruke, ahubwo ari amasazi atanga ibiribwa by'inkoko. Wenda araza kugucira muri tekinike uko bigenda kugira ngo ubyumve neza, ariko ziriya sazi na biriya bintu wabonye hasi by'ibisigazwa by'ibiryo birambitse, ziriya sazi nibyo zirya zikaryamo zigakuriramo, ariko at the end icyo tuba dukeneye ni ibiribwa by'inkoko bikungahaye ku maproteine menshi bituruka muri ariya masazi. Ibyo biryo rero biragenda bikunganira ziriya nkoko. Irumva inkoko ibikeneye kurya proteine, ntabwo irya ibigori gusa. Buriya ni uburyo rero bworoshye bushobora gutuma tubasha gutuma inkoko zacu zibona amaproteine mu buryo bworoshye. Hari n'ibase wabonye irimo ibyo bita azora, nayo ni ubundi buryo bworoshye bwo kubona ibiryo byunganira bya biryo uzi biva mu nganda. Niriya ni tekinike twashyizeho kugira ngo umuturage giye kumubera umuzigo kuvuga ngo ibiryo birahenze. Urabizi ku isoko urabyumva ibiciro birahenze, ariko ni uburyo Davet yadufashije bwo kunganira igiciro kugira ngo igiciro cy'ibiryo by'inkoko kise nk'ikigabanutse. Murakoze cyane. None se mukorera mu Rwanda hose cyangwa hari branch mufite mu hantu hatandukanye? Mbese branch nkuru yanyu ni hehe? Umuntu abagana ashatse kubagana kuri service zanyu yabasanga he? Yego, murakoze. Dufite icyicaro gikuru kiri i Kigali mu karere ka Gasabo, hafi y'iriya nyubako ya RDB. Hariya muri Feruje zaho niho dufite icyicaro nka Gen Rwanda, ariko dufite n'irindi shami rya coordination ya projet mu karere ka Karongi. Ari naho umusaruro uturuka cyane, kuko mu gihe Kigali urebye ntabwo ubundi urumva i Kigali gihari ni moteri, ni abadutekerereza, ni abayobozi bacu, ariko ibikorwa byinshi biri kurwanya ryagwingira bijya gushyirwa mu bikorwa hehe kuri tele, ariko ubwenge icurabwenge rikorerwa aho ngaho ku biro bikuru by'i Kigali. Murakoze cyane. Hanyuma rero ubwo ku bindi bisobanuro hari icyo mwabwira ababakurikiye wenda cyangwa abakunzi banyu, n'uburyo naho nimba mufite n'imbuga nkoranyambaga zanyu bashobora kubasuraho bakababona? Imbuga nkoranyambaga turazifite, turaza kwa service card, wenda niho byagaragara neza ko haba handitse ibintu byinshi, ama-email, amatelefone y'abayobozi, wenda dushobora kuza kubiguha ukazabishyira mu nkuru ukabibaha, ariko turabifite. Icyo wenda twabwira abakunzi bacu nuko uyu mushinga mu by'ukuri ibyo uri gukora, nubwo turi gukora mu ntara y'Uburengerazuba, n'utari mu ntara y'Uburengerazuba yumve ko bimureba. Ikibazo cy'imirire mibi n'igwingira ntabwo ariho honyine kiri. Niba bakurikira amakuru, ni ikibazo kiri mu gihugu hose, ni gahunda ya leta. Rero hakwiye guhindurwa imyumvire y'abaturage, ikwiye guhinduka. Umuntu akumva ko kurya ntabwo ari ukuvuga ngo nariye isahani yuzuye ibirayi, nariye umuceri. Hari uburyo bwo kurya ibiryo bituma ubasha kugira imirire myiza, atari uvuga ngo nujuje inda gusa. Nicyo gene iri kurwana nacyo, kugira ngo umuturage yumve ko kurya neza ntabwo ari ukurya ngo uhage. Ese ko wahaze indyo wariye yari yuzuje intungamubiri zizatuma umwana wawe akura neza, cyangwa wowe ukura nta gwingira ufite? Kuko gwingira ni ikibazo. Igwingira ntabwo ari ukugwingira mu bugufi. Twumva ko gwingira ku bana batoya, n'abakuru baragwingira. Abakuru baragwingira. Ugwingira uri umwana ukazagera mu bukuru waragwingiye. Hahandi uba udafite n'ubushobozi bwo gukora akazi kari gukorwa mu isaha imwe ushobora gukora amasaha 5 kubera ko wagwingiye. Urumva rero rwose bakwiye guhindura imyumvire. Gene turahari, dutanga ubufasha, dutanga n'ubufasha mu bijyanye n'imirire. Ntabwo ari
gutubura ibishyimbo gusa cyangwa amagi, ahubwo tunigisha abaturage uburyo bagomba kurya neza. Niba babonye kano gatiriyangere niko kerekana uburyo indyo umuntu agomba kurya kugira ngo amenye ko yariye neza, nibara ari kurwanya ryagwingira cyangwa ya mirire mibi. Murakoze cyane, murakoze kuduha ikaze. Rero reka dukomeze, wenda tubaze byimbitse. Murakoze, ushobora kubaza uriya mutekinisiye wacu wenda akaguha nka details z'uburyo ari amasazi avamo ibiryo nk'umutekinisiye yabisobanura neza kundusha. Murakoze. Muraho neza. Nitwa Ingabire Marie Cynthia, ndi hano muri no expo y'abahinzi n'aborozi, mpagarariye Davet. Yego. Rero hano Davet turi muri Gain, ariko turi Davet ni iki? Okay, Davet ubundi ni private company ikora ubuhinzi n'ubworozi. Tworora inkoko, inkwavu, ingurube na black soldier flies cyangwa se amasazi y'umukara. Tugakora n'ubuhinzi bw'ibihumyo, tugakora n'urusenda n'imiteja cyane cyane. Yego. Urakoze. Rero tugusanze hano ugiye kudusobanurira ibijyanye n'ibyo mukora muri rusange. Hari inkoko, hari amasazi, hari ibyo kurya hasi. Tubwire ibyo bintu bihurira he? Ubundi inkoko niwo mushinga. No kuvuga ngo hano twaje kwigisha umuturage uburyo ki yakorora inkoko iwe mu rugo bimworoheye, akajya abasha kubona amagi, akabona n'inyama, kuko ku isoko ubu ngubu hanze birahenze. Ikindi tukanamwigisha uburyo ki yabona ibyo agabura bikungahaye kuri proteine, bitamusabye ko agura bya bindi byo ku isoko. Nubwo yabigura ariko abigure gake gashoboka, ariko nanone nawe abyiyororere mu rugo bitamuhenze. No kuvuga ngo twazanye inkoko za saso nizo turi gushishikariza umuturage korora, kubera ko ni inkoko yoroshye, yihanganira ibihe byose, idakangwa n'imvura cyangwa se izuba. Kandi nanone sasu iratera ikanararira? Oya, iratera gusa ariko ntabwo irarira. No kuvuga ngo rero twabwiye umuturage tuti orora ano masazi cyangwa se zino black soldier flies kugira ngo zibashe kuduha ibyo tugabura bikungahaye kuri proteine, ndetse no korora azora. Yego. No kuvuga ngo ukuntu tworora amasazi, aya masazi atera amagi. Amagi yayo rero tuyafata tukayavanga na branda ikorozi imeze nk'igikoma. Hano ntago twabizanye kubera ko kuba tuba tukiri duto turikiri n'amagi kuza kuzuba zirangirika. Rero iyo tuyivanze na branda, nyuma y'imisi 8 iba twatugi turaga twavuyemo utunyo duto cyangwa se udupupa, and then tugatangira kubivanga n'ibisigazwa by'ibiryo byo ku meza. Bya bindi rero nibyo zigenda zirya zikanabishwanyaguza bikabifumbire, ariko nabyo bigakuramo intungamubiri bikeneye. Turebyemo hano urabona ko harimo nabyita nk'urunyo rukuze cyangwa se magote. Izi magote rero ni ya magi yituraze yakuze, amajije kuba ibingibi birakura bikahindura isura bikaba umukara. Nibyo dufata tukabisya 80% turayisya, tukayivanga n'ibigori gusa na bya bisigazwa by'ibigori. Kwarangiza tukagaburira inkoko ya 20%. Rero turayisinziriza ikongera ikabisaza kugira ngo yasako idacika. Yego. Nuvuga ngo ibi biryo nibyo bituma zikura zikagira proteine no kugira ngo zongera ibiro, ikindi zikagira n'ubuzima bwiza, kuko ibi ngibi tuba twabihaye n'iby'umwemerere ntago ari byo mu ruganda. Bigafasha n'umuturage kugabanya cya giciro yatakazaga ajya kugura ibiryo ku isoko. Yego. Kandi nawe nkuko tubizi ntago umuntu arya inyama gusa. Izi magote zikungahaye kuri proteine cyane. Nanone tukamubwira ngo nagabure n'ibindi ashobora kubona bimworoheye, ariko birimo ibintu bigendanye n'imboga. Ari byo duhita tuza hano kuri azora. Tukamubwira ngo yorore azora kugira ngo nayo imufashe, kugira ngo nayo yongera proteine cyane nukuvuga ngo bisimbura soya n'indagara twavangaga muri ya blanda. Yego. Azora ni ibiryo by'inkoko rero? Ni ibiryo by'inkoko azora? Azora yo ntago ari ibiryo by'inkoko gusa, n'andi matungo yose arabirya. Ariko magote ni inkoko, ingurube n'amafi gusa bibirya. Ariko azora inkwavu, inka, intama, ihene byose birazirya.
yego. Murakoze cyane. Hanyuma se ku bijyanye n'ubworozi bw'amasazi aboneka he mu gihugu cy'u Rwanda? turayafite bimeze bite cyangwa turuka hanze? natwe ubwacu twaguha icyororo, dutanga icyororo, wadusanga ku Mugomero hariya urenze Bishenye gatoya. Yego. Murakoze cyane rero. Ubwo bijyanye na serivisi zo kugurisha ibyo kurya by'amatungo murazitanga? Oya, ubu ntago turashyira ku isoko ibiryo twebwe ubwacu twivangiye. Turacyari muri kampeni yo kwigisha umuturage uburyo nawe yabibona. Yego. Ziriya sazi se ntago zijyanwa n'ubushyuhe kuzishyira ahantu wenda runaka? Oya, ni ukuvuga ngo ahantu kondisiyo yayo ya mbere nuko ahantu zishyira hagomba kuba hari urumuri. Icyo ni icyambere. Yego. Mu mwijima ntizibaho? Mu mwijima zibaho ariko ntago zororoka nkuko zakororotse ziri ahantu hari urumuri. Ikindi nanone mu gihe cy'imvura nibwo zororoka cyane pa raporo y'igihe cy'izuba. Kandi ngo zipfira iminsi watubwiye? Iminsi 8. Nibwo buzima bwayo. Yego. Uvuze ko zinororoka cyane rero? Zirororoka cyane. Nyine nicyo kintu cyoroshye twabwira umuturage ko yakora kugira ngo bimufashe kubona ibyo agaburira amatungo, za nkoko kugira ngo abone ijya agaburira aha umwana ndetse nawe ubwe anasigariza isoko. Yego. Murakoze cyane. Murakoze.